ndabona Wasili yahageze yabonetse ubanza umuganirize Wasili umwaka mushya muhire. Kuri twese ruvuyanga nabo muri kumwe bose kuri uyu wa gatandatu. Ndi kumwe na Olivier w'Imana, ndi kumwe na Nepo dushime eke mu bicu. Wasili ndabatasha Nepo mu bicu. Wasili banzo nyumve mu bicu nabanga. umva Fimbu hanyuma fuego zo ko nzazishyiramo ari nyinshi. Fuego yanganza ari kumwe na Karikeza ko bikomeye cyane. Uryo Fimbu nakabyandi byo gukubita inkoni gusa n'amaguru igomba kuba ari mu buryo bwa rumba Fimbu. Hanyuma Wasili ubutumire bwa Radio Rwanda kucyo butesheje agaciro muri iki gitondo. Mbere na mbere ndatangira nisegura kubera ko Radio Rwanda ni igitangazamakuru nubaha cyane, kandi urabizi neza ko gahunda zose umpanda zubahiriza nk'uko bisanzwe, ariko neza cyane hanubahiriza igihe. Icyabaye rero uyu munsi twabyukanye gahunda y'uko nagombaga kugeza ikintu ufite amateka kurusha abandi bose muri shampiyona y'u Rwanda, nagombaga kugeza ku butaka butagatifu bwa Nzove. Yabaye ngombwa ko rero muri iki gitondo Yannick Bangala Litombo wari ufite gahunda y'uko azatangira imyitozo kuwa mbere yavuze ati nta mwanya mfite wo kuryama i Kigali, Wasili babarira uzungeze mu Nzove magera aha hantu ngiye kujya nkinira, ahantu ngiye gukorera imyitozo yanjye y'ubuzima bwose muri iki gihe cy'amezi 6. Biba ngombwa rero Wasili mpuzamahanga ajyana na Yannick Bangala Litombo kugira ngo bagende baganira. Rero niyo gahunda yonyine ni gahunda y'ikipe nanjye yabaye intunguye y'imyitozo yanyuma, ariko nagombaga no kujyanamo n'uyu mukinnyi mushya. Nize nashidikanya ko ruvuyanga nshuti yanjye magara ubuyobozi bwose bwa Radio Rwanda mwambabariye rwose. Nta kibazo rwose, tuba dufite uburyo bunyuranye bwo kuganira nawe, n'ubu ngubu twifashishije nabwo n'uburyo buzima, ariko abareba baribaza ni Litombo wajyanye gusa cyangwa n'umuzamu wamujyanye? Oya, kwizera Olivier waraza gutangira imyitozo kuwa mbere na Bangala niwo munsi yagombaga gutangira imyitozo actually, ariko we niwe witangiye ko agomba kujya guhita atangira imyitozo kuko yaje byose yiteguye. Yatubwiye ko nta mwanya wo kuryama afite, ahubwo aje guhita atangira akazi. Olivier we kuri gahunda yahawe n'ikipe kuva asinya amasezerano ku munsi w'ejo y'amezi 6 nuko agomba gutangira imyitozo ku munsi wo kuwa mbere. Niyo mpamvu we atigeze ahagera, ariko Bangala we yatangiye imyitozo kuri wa gatandatu. Hanyuma nifashishije flyer kuri konti ya Rayon Sport cyangwa se account ya Rayon Sport yo kuri Instagram mwapostinze, mwakoresheje abakinnyi batatu, yaba Pizarro, yaba Litombo ndetse na Kwizera Olivier, muvuga ngo welcoming game. Bishatse kuvuga iki? Ngira ngo ku munsi w'ejo ni umunsi nyirizina tuzagira umwanya wo kumurikira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport abakinnyi bashya muri rusange twaguze muri merikato ifunguye mu kwezi kwa mbere. Icyabaye rero nuko nta wundi munsi dufite wo kuza kubamurikira abakunzi bacu, nta nubwo bose bazagera ku kibuga cy'imyitozo kuva ku munsi wo kuwa mbere. Niyo mpamvu tuza kubamurikira abakunzi bacu, nta nubwo bose bazagera ku kibuga cy'imyitozo kuva ku munsi wo kuwa mbere. Niyo mpamvu twahisemo ko rero kuri iki cyumweru saa 9 z'amanywa ni nabwo match yacu yimuriwe, tuzagira umwanya wo kubereka aba bakinnyi bashya. Hari Rikawu ufite n'amahirwe angana n'ibice 6% byo gukina n'umukino wo kuri iki cyumweru, akaza Olivier Kwizera ndetse na Bangala Litombo. Aba bose abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazagira amahirwe yo kubabona no kubaha ubutumwa bw'icyo babashakaho ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere 2023. Niyo mpamvu rero iki cyumweru gahunda ihari ni ugukina match ya AS Muhanga tuzakira, ariko nanone hakanyongeraho gahunda nziza yo kuza kwerekana aba bakinnyi bashya ikipe ya Rayon Sport yamaze gusohoka mu isoko ry'ukwezi kwa mbere. Niyo mpamvu rero uryamye, ubyutse, ureba, utari kureba, uri kubyumva hunyeza, uri kubyumva anyuma n'isayisemo iki cyumweru ni umunsi no guhura n'izi signing esatu ikipe ya Rayon Sport imaze gukora mu kwezi. Umukino rero ku isaha 9, ibiciro byifashe gute? Abareyo nyine murabaho ubuhe butumwa? Yego, ibiciro by'uyu mukino ngira ngo
ku bantu bamaze iminsi barimo barareba match za Rayon Sport hari ibiciro bimaze kumenyerwa by'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo asigaye hose abantu bamaze kubimenyera ko Rayon Sport yishyuza amafaranga 3,000. Ibi ni ibintu bisanzwe bizwi nka misa ya mbere ni 3,000. Ahasigaye hose n'amafaranga tuzaba turimo turasa, hanyuma ahatwikiriye ni amafaranga 5,000. VIP yacu ni amafaranga 15,000, igihe VIP ari amafaranga 30,000. Akanyenyeri bakoresheje kuri match Etincelle nako bari kuze gukomerezaho, gukanda akanyenyeri 939 akanyenyeri 3 akanyenyeri 1 urwego. Aka kanya kari muri systeme y'ako abantu batangira bakagura nta kibazo. Avuga cyane Wasili, reka tugushimirwa ngubwo tuzahure ku munsi w'ejo. Yego tuzahure ku munsi w'ejo muza kureba umukinnyi ufite amateka kurusha abandi bose muri shampiyona y'u Rwanda, wakinnye amateka ya Champions League, watwaye Sane na Congo, umukinnyi uri most decorated player. Muzamubona ku munsi w'ejo kuri stade. Ngira ngo narakubwiye ko ni Great Wall of China twashyize muri mediane y'ikipe ya Rayon Sport. Kongeraho ko kubona Kwizera Olivier wagarutse, umuzamu wa mbere hano mu Rwanda w'impano idasanzwe, uzi gukina umupira kurusha abandi bose, usa neza, w'amafiyeri menshi, w'impano idasanzwe. Gigido na David Laya ugashyiramo na David Geita rimwe, abo bantu bibumbira mu muntu umwe witwa Kwizera Olivier. Kumubona by'ubwabyo byonyine yambaye umwambaro wa Rayon Sport biraryoshye cyane. Ariko ndagutumiye ngo hari ubutumwa kugira ngo tuzahure ku munsi w'ejo. Ngo hari ubutumwa ngo ejo yaguhaye wabusangiza abariyo. Yarambwiye ati abandi bazamu ni off. Ubwo bashatse bavuga yuko batagomba kujya mu kibuga. We yari ari gutanga ubutumwa bwira abantu ngo yewe abantu bari bamaze iminsi batari kumva no muri equipe nationale sinari impari, ariko kujoininga ikipe ikomeye nka Rayon Sport ni garanti yuko no muri equipe nationale ngiye kugaruka kuko umutoza w'equipe nationale agiye kugira amahirwe yo kumbona mu buryo buhoraho. Ibe qualification y'igikombe cya Afrika, ibe qualification y'igikombe cy'isi,